turabasuhuza rero inshuti bakundwa, inshuti z'umusaraba. Nk'uko mubibona ahangaha turi kwa Adepr Nyarugenge, ahabereye igiterane cy'urubyiruko. Nk'uko mubibona bari batumiye Papi na Dorcas. Bakihagera bakiriwe bararirimba, ariko abana b'abakobwa banejejwe n'indirimbo zibakora ku mutima, bamwe bararira. Mbese byari binejeje, byari bitangaje. Papi nawe yanezerewe abonye ukuntu indirimbo ziri gufasha abantu, nawe apfukama hasi hafi kurira. Byari ibintu binejeje rwose. Imana nibahereza umugisha ku bantu baba bitabiriye ibiterane. Biba bibabaje nyine kuba warakoze umushinga wo gukora igiterane, warangiza ugashoramo amafaranga, ugashoramo umwanya wawe, warangiza watumira abantu ntibahagere. Ariko igiterane cy'urubyiruko cyitabiriwe, cyatunguranye, byabaye ibintu bikomeye cyane. Babashimiye, bashimira urubyiruko kugeza ubwo n'umushumba byamurenze abahereza ururabo. Nk'uko mwabibonye muri video twabanje twarabiberetse yuko umushumba yabahaye ururabo. Nawe jya ushyiramo uruhare mu giterane, wambare neza, Kristo Imana yagiriye neza, ntiruke mu giterane, dusangire ibihe byiza. Ibyo rero nk'ibisanzwe nk'uko twaganiraga cyangwa se nk'uko duhora tuganira ni THEOGENE. Njyewe muhora mwumva dukomeza kuryoherwa mureba. Iyi ni audience y'abantu bari bitabiriye igiterane.